urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura, navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mwese muteze amatwi ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro cya 22 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Abakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare bazwi nk'abanyonzi ni bamwe mu bagizweho ingaruka na COVID-19 zirimo kumara amezi asaga 6 batanyonga igare. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku mikorere y'abanyonzi muri iki gihe, dore ko ngo nubwo bishimira ko bakomorewe hari ibikigoye imikorere yabo. Nge mujye kubana mbageza iki kiganiro, nitwa Nicole Giraneza, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho Roger Nigena ahagarariye iki kiganiro. Ntimukureho urushinge kuko tubafitiye n'agace ka 22 k'ikinamico Sigasira. Tubahaye ikaze. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Ikiganiro cy'uyu munsi rero reka tugitangire ku bitekerezo bya bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu ku magare twaganiriye. Ese kumara igihe badakora byabagizeho izihe ngaruka? Nyuma yo gukomorerwa bagasubira mu kazi se ni izihe mbogamizi bahura nazo? Reka tubumve. Ubanga izo ngaruka rero nuko twari turi mu rugo, nawe urabyuka kugira ngo umuntu atakora akazi ntagahari, ubukene nta fashanyo, cyane nk'abantu dutunze imiryango mu rugo, zabaye ingaruka nyinshi kuba nta kazi gahari. Ni ukuvuga ngo nari mbayeho kubwizimugame nayo mfite iwanjye mu rugo bukeya nubwo nabashije kwikoresha. Imbogamizi ni ikigendanye nuko n'abagenzi babaye bakeya kubera ikibazo cy'uduce tumwe na tumwe dufunze tudakora neza. Urumva nicyo kibazo bagihari, kuryo utagiye icyo subizaho n'ikibazo. Umva ngubu tuba dukoresha amagare atari yacu twaraverisaga, tuba no mu mazu twishyura, ugasanga nyine ni ibibazo. Nyine nta kintu twakoraga, umuntu yabaga yibereye mu rugo gusa yicaye avuga ngo tegereje urwejo, twumva amaradiyo ngo twumve ko badufungurira. Imbogamizi baratubwira ngo tugure amakasike kandi twatangiye nta mafaranga dufite, ibintu nyine byabaye ibibazo. Turimo turabyitwaramo nyine kuko abayobozi babishaka, turagura amakasike ariko ntabwo yemewe. Dusaba nyine ngo leta tugabanyirize iduhe amakasike ya makeya, ayo ngayo agiye gusohoka. Twumvise bavuga ko ahenze ngo ni 12 kandi ntabwo twayabona kuko tumaze iminsi tudakora. Ntabwo ubuyobozi buratwereka kasike tugomba kuzakoresha, ntiziraboneka, ntituzi nizo tuzambara uko zisa. Twaje kugira ikibazo cy'abantu baratubaza kasike, nubwo tuvugana ntabwo baratubwira ngo kasike yabonetse niyingiye, ariko twiteguye ko igihe cyose izabonekera tuzagira gute, tuzazambara tugafatanya na leta tukirinda iyo COVID-19. COVID rero ikintu yadusigiye igihe cyo nabonye ni ukugira gute, kwizigamira. Nyine yadusize mu bukene. Umuntu arimo aragerageza kureba uko yakongera kugaruka mu murongo, usibye izo kasike bari barimo badusaba, ariko nazo ubwo nizo dutegereje. Iyo ubonye ibyo bitatu urya ibyo ubwo utabibona, ariko ntago byabaho ko ushobora kugeza saa sita utari wayabona. Babaye nk'abatubangamiyeho gatoya kutubwira ngo tugure kasike z'abafundi, bageragaho bakazanga, bikaba ngombwa ko tuzibika kandi twaramaze kuzigura 4,000 zari zihenze cyane icyo gihe kuzigura. Aba bayobozi b'abasekirite baratwirukankanaga, biratugora nyine, ariko aho bamaze kuzangira twarazibitse, ubwo dutegereje izindi abayobozi baza dusohorera twabona kongera kuzigura. Ndi gufata 2 cyangwa se 5 akaba cyo turya, ikindi nkagishyira kuri konte. Umuntu akizigama kuryo indi mpanuka ishobora kuba ashobora kudutabara, kuko icyo gihe icyorezo kikiza byaratubangamiye cyane. Wenda izo kasike zitazaza zihenze, kuko izo babanje kutubwira kugura twari twiyandanze turazigura, ariko izindi zo bazihangane zizaze zidahenze.
Barakoze aba batwara abantu ku magare badusangije ibitekerezo byabo. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Mu gihe abanyonzi bavuga ko batazi ingofero basabwa kwambara uko zisa, polisi y'u Rwanda yishimangira ko abanyonzi bakwiye kuzuza ibyo basabwa byose kugira ngo imikorere yabo igende neza muri iki gihe. Ni mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ku murongo wa telefone. Imyitwarire y'abanyonzi mu gihe bakomorewe bakwiriye kuba bitwara bate? Ubwo birumvikana yuko nyine hari ibyo basabwa gukora kugira ngo bagendere ku byemezo byafashwe n'inama y'abaminisitiri. None se mu byo basabwa ko harimo ingofero zibarinda hakaba n'izo baha abagenzi, ariko kugeza ubu bakaba batazifite. Izo ngofero kuzibona byabaye imbogamizi. Ntibazishake, ni inshingano zabo kuzishaka. Abanyuri mu rwego rw'amakoperative bakuriye bashaka izo ngofero. Ni inshingano zabo kwirinda no kurinda abo batwaye ku magare. Ni inshingano zabo kwirinda COVID-19. Kubera ko amezi ashize yose bavugaga yuko babuze uburyo bwo kujya mu muhanda. Ntabwo rero bakwemererwa kujya mu muhanda nibarenza bavuga ngo bafite imbogamizi. Ahubwo ni ibisubizo ntibagombe kuzuza rero bisabwa kugira ngo nyine bajye mu muhanda kandi birindize impanuka. Cyane cyane ko zira ngofero zinagabije kubarinda impanuka. Muzi ko abanyegare bari mu bantu benshi bajya bahitanwa n'impanuka nabo baheze. Izo ngofero se ko hari abo tubona bafite izikoreshwa ku mashantiye, hari n'izo tusanzwe tuzi zikoreshwa n'abakora umwuga wo gutwara amagare babigize umwuga. Izo ngofero ubundi zigomba kuba zimeze zite? Izo ngofero ni zigomba kuba zibarinda impanuka. Barakora n'urwego rwabo rw'amakoperative birazwi kugira ngo nyine izo ngofero ziboneke ku bwinshi bazambare. Zigomba kuba zibarinda impanuka. Nibubahiriza amabwiriza kandi turabizi ko twagiye dukurikirana mu nzego zabo twumva ko icyo kibazo bakirimo barimo kugikemura. Afande murakoze cyane. Murakoze. Uwo ni CP John Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA bwo buvuga ko ubu hari ibiri kunozwa ku buryo ingofero abanyonzi basabwa zizazanirwa rimwe kandi zikagurishwa ku buryo butabagoye. Ibindi reka tubyumve mu kiganiro mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA Professeur Harerimana Jean Bosco ku murongo wa telefone. Ni iki ubu ngubu abanyonzi bari gukorerwa kuri bya bibazo bafite kugira ngo bagende neza mu guhangana n'ingaruka za COVID-19? Twakoze inama n'abacuruzi batandukanye bacuruza cyane cyane izi ngofero zasabwe. Ubu inzira turimo niyo kumenya aho bari kugira ngo tuharangire amakoperative y'abanyonzi, kandi igikorwa ngira ngo kiri kugenda neza. Ubu n'abanyonzi twashyizeho urebye tureba uburyo buri koperative ariyo yazajya kunegosya kugira ngo hatagenda umwe ku wundi, noneho bikaba byabaviramo no guhendwa cyangwa no kuba ibiciro byazamuka. Ariko ubundi ibyo umuntu yakwita nk'ubwumvikane buzajya hagati y'uzicuruza na koperative, hanyuma bashobora no kunyura no muri banki bakaba bazibona. Ariko ikiriho ni uko biriya ntabwo bizaba bariya. Ngira ngo aho tuvugira ahangaha nta n'uri kuba hagarika mu muhanda kubera ko badafite ibyo ngibyo, kubera ko tuzi twese ikibazo kiriho. Ariko turi kubafasha kugira ngo n'ubundi ziriya ngofero ni ukurinda ubuzima bw'utwaye n'utwawe kugira ngo n'ubundi badakomeza gutwara bari kuri risike nini nk'iriya bariho. Ubwo negosiyasiyo zigeze hehe ku buryo wenda niba mufite n'igihe bizaba byakorewe ngo babe bazibonye cyo kirazwi? Igihe gito gishoboka, igihe zagerera hano mu Rwanda ibyo byose tuzahita tubimenya nk'abanyonzi. Kandi n'ubundi abaperezida bamwe na bamwe batangiye guhura n'abazicuruza kubera ko zari zihenze. Niyo mpamvu natwe twagiyemo kugira ngo bazizane ari nyinshi bungukire mu bwinshi. Mu bo twaganiriye bamwe baratubwira ngo bumvise ko amakuru ngo ari uko imwe ngo igura 12,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo izaba ihenze gutyo. Bishobora no kuzagabanuka bikagera kuri 6 cyangwa no kuri make kurushaho kubera ko zizaza ari nyinshi. Muri make mu gihe abanyonzi bari mu kazi barasabwa iki nk'urwego rubareberera bari muri ya makoperative
muri bino bihe icyorezo cya covid kikirimo? icya mbere ni ukwirinda bakurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima nk'uko natwe twese tuyakurikiza, ariko icya kabiri ni ugukora bitegura kugura iyo ngofero, cyane cyane duhamagarira hari n'abanyonzi benshi badakora bari mu makoperative bakora ku giti cyabo, tubahamagarira nabo kwishyira hamwe kugira ngo bashobore kuba babona izo serivisi nk'uko n'abandi bagiye kuzibona bibumbiye hamwe. Ibyo rero nibyo turi kugenda n'ubundi dukangurira hirya no hino abanyonzi. Turamushimiye Profeseri Harerimana Jean Bosco, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Shuti bakunzi b'ikiganiro Ejo, tugeze muri wa mwanya wo kumva ikinamico Sigasira. Turagaruka twumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro. Iyumvire igice cya 22 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Methode afitiye amakenga urukundo rwa Nkusi ufite ubwandu bwa virusi itera sida, ariko kandi ahangayikishijwe na nyina Dansira na Kayitesi badakozwe ibyo kwirinda corona kugeza ubwo batizanye udupfukamunwa. Bimeze bitubu wicikwa. Amaye nka data muke iryo jisho ryabaye. Ndeka Meto nsigaye ngira n'isoni zo kuvuga ko umugabo nkubita. Ariko se wamureze mu buyobozi bakamukanira umukwiye. Babarira mama we sinshaka kwiteranya n'imiryango ngo ahaha nafungishije umugabo wanjye, ahubwo tunabireke twivugira ibyacu. Yewe ntabwo byoroshye. Icyo nashaka kukubwira rero, urabona abahinzi twabahaye inkunga y'imbuto y'inyongera musaruro, kandi nkurikije igihe yerera byange bikunde bamwe bari hafi kwezi byabo. None urashaka ko tuba dushakisha amasoko rero? Icyo ni kimwe. Ikindi kugira ngo tuzabakire hari ibikoresho dusabwa. Akamashini gapima ubushyuhe, tukubaka na kandagira ukarabe igezweho hariya ukinjira. Yego koko disi. Tugomba no gusibura twa tuziga tw'intera ya metero bazajya bahagararamo. Ibyo ndabigushinze rwose. Iyo unampamagara umukozi ushinzwe stoke nako ntabure bitegure gutangira akazi. Abandi bazaza nyuma kuko ntitwabahamagarira rimwe. Ntacyo. Bita igikobwa cyiza. Nige muhamagara. Niwe mpamagaye bebe. Hanyuma sinjira mu modoka ngo ifite shaho reke kugenda utera iseko. Murakoze rwose mu mvunnya amaguru. Warakuze cyane bebe. Wabaye igikumi cyiza. Biruhuka kera. Ni ukubera akazi k'ubushoferi bwambukiranya imipaka mwakoraga. Ntimwabonekaga cyane pe. Ariko ubu nabivuyemo rero. Nasanze naracitswe byinshi. Ndashaka gutangira ubucuruzi. Ubanza mufite amafaranga menshi. Bishatse ariko twasangira bebe. Ikibazo rwose. Urimo neza se? Yababa we tugiye kugera mu rugo mbabura nsiga. Mama mbonye nsohoka mu modoka yanyica. Okay. Nta kibazo. Hanyuma ngaho akiruze kugura agakarita nuza kubona kajya umpamagara. Yewe aya yose ndaguramo n'udusitira ahubwo. Nta kibazo bebe. Mugira WhatsApp ngaba ariyo nza kubandikiraho. Mama utuzani. Fisi genda buhoro utagwa. Reka ndebe harimo iki? Mwabashije kwiga mbese? Ma, Karame. Ntabwo nkibasha kwiga kubera papa. Asigaye nkubita buri munsi. Humura mwana wanjye bizashira tubona amahoro. Hanyuma rero ejo ndashaka ko tuzajyana mu isoko nkakugurira imyenda. Ukanahitiramo amadudi yakunda. Ma, uzatugurira imyenda mishya? Cyane rwose. Ngewe uzangurira ipantaro y'icupa. Uzahite mwibyo ushaka rwose. Gaho njyanira uyu muti w'imbe wubike ejo nzawukubaza. Zampe bazari zingeza ahantu. Oya, cyangwa byihoreye mwibikira utawubika nabi. Erega narakuze mama. Imangu jyanire ndawubika neza.
disi fisi ntakibasha gukurikira amasomo ye kuri radiyo nk'uko byahoze. Mukesha nawe yongeye kwita ku bana be nyuma y'igihe kinini. Aho Ruzindana nabimenya barakiranuka. Naho ubutaha. Reka twese hamwe dusigasire amagara yacu. Ntaba ari njye cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Nyuma yo kumva agace k'ikinamico k'uyu munsi rero tugeze mu mwanya wo kumva ibitekerezo mwadusangije muri iki kiganiro tugezwaho na Christelle Wikeze. Ikaze muri studio Christelle. Urakoze Nicole, reka ubutumwa bwa none tubuhere kuri Gapira Oscar aho yagize ati amakoperative y'abanyonzi yakwishakamo ibisubizo bagafasha abanyamuryango bayo kubona amakaski bityo bakazagenda bishyura gake gake. Theogene Gasasira we yagize ati abanyonzi bafashwa kubona ibikoresho bakeneye mu kwirinda COVID-19 kuko bagomba gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda no kurinda abo batwara. Dusabimana Marie Devote we yagize ati abanyonzi mu guhangana n'ingaruka bagana ibigo by'imari bikabaguriza cyangwa bakagana indi mirimo ihwanye n'ubushobozi bafite. John uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati abanyonzi bafashwa binyuze mu makoperative babarizwamo. Za koperative zigafasha n'abandi banyonzi bifuza kwinjira mu kazi. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye tugana ku musozo, reka twumve Dusabimana Marie Devote dusangiza icyo amaze kungukira muri ibi biganiro bigamije kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka za COVID-19. Reka tumwumve. Ibiganiro naba narakunze muri iki gihe turi guhangana n'ingaruka za COVID-19, hari insanganyamatsiko mwavuze muti aho nakura amakuru yizewe ajyanye no kwirinda COVID-19. Mu isomo naba narakuyemo muri bino biganiro ahanini bijyanye n'uburyo twarwanya gukwirakwiza coronavirus mu bantu. Hari aho wasangaga abantu bamwe bavuga ibihuha ngo iyo nyweye amazi ashyushye menshi arimo tangawize n'indimu ngo bituma nyine utandura coronavirus cyangwa se uyikira vuba, cyangwa se bakavuga ko burya ngo nakanaka ngo kuko ari mwene wanyu ngo nta kintu waba ntago yakwanduza coronavirus kuko ngo mufite icyo mupfana. Ahubwo kubera kumenya amakuru ya nyayo dukura muri kino kiganiro ejo byatumye natwe dukaza ingamba zo kwirinda gukwirakwiza ubwandu, aho dusanga ko gukora ingendo zitateganyijwe nabyo bitemewe, cyangwa se kugenda utambaye agapfukamunwa nabyo bishobora gutera kwanduzanya hagati yacu. Ikindi nakunze hari ikijyanye n'imibereho y'urubyiruko rw'abanyeshuri muri iki gihe cya COVID-19. Cyatumye ntekereza kuba nakora ubuhinzi bw'ibihumyo kuko ni igitekerezo nari naragize kera nkakurikira amavideo kuri YouTube, aho ko nta mwanya nabaga mfite wo kubikora kubera amasomo. Muri iki gihe cya COVID nagize umwanya uhagije wo kwitekerezaho, bituma kuko nanjye ntekereza ko byaba ari ibyo byanafasha, bityo mu gihe nzaba narasubiye ku ishuri dore ko nanjye kurusoza kaminuza byazamfasha nanjye kuba nabasha kubyagura, bityo bikamviramo gukoramo business ifatika. Umukunzi w'ikiganiro arakoze kubw'amasomo adusangije. Nicole wasubirana ijambo. Arakoze Christelle. Ibitekerezo mwadusangije muri iki kiganiro akaba ari nabyo bitugejeje ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku mikorere y'abatwara abantu ku magare bazwi nk'abanyonzi muri iki gihe cya COVID-19. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Tubararikiye kuzakurikira ikiganiro cyo ku munsi w'ejo aho tuzaba turi kuganira ku mikorere y'abamotari muri ibi bihe bya COVID-19. Mwakoze kubana natwe, nshimiye kandi itsinda ry'abanyamakuru bamfashije kubageza iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nige na Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Twese hamwe dukomeze kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima arimo kwambara agapfukamunwa neza, dupfutse izuru n'umunwa, gusiga intera ndetse no gukaraba intoki kenshi dukoresheje amazi meza n'isabune. Nitwa Nicole gira neza, tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza.
urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirusi? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga kwifata abasaza. ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM.